Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Ni updates aho ibintu bikomeje kuba bibi ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byifashe bite? Ingabo zavuye Rubero zimwe zatangiye gusetingwa Rucuro kugira ngo zihangane n'ibitero karundura by'aba FDLR hano mu bice bya Tongo ndetse no muri parike zigiye zitandukanye yaba Nyiragongo ndetse na Virunga. Byifashe bite saa ngiyi? Umuriro watse bitewe n'uburyo ki umujyi wa Goma warutangiye kuba urwikango ndetse abantu bari batangiye kuba bari mu rwikango ko isaha ku isaha abakotwe igitutu nkuko mwagiye mubibona mu minsi yashize aho ibitero rusimusiga byagiye biza ndetse hakaba n'ibitero byahitanye abaturage batatu harimo n'uwakoreraga umuryango wunze ubumwe muri UNICEF akasiga ubuzima ndetse n'abaturage babiri. Byifashe bitero sahiyi ni munyemerere tuze turebere hamwe uko situation ihagaze mu bice bya Rucuro, turebe Masisi, tumanuke tujye muri Sud Kivu, turebe muri territoire ya Warungu aho naho hari agace AFC M23 yatangiye gukaba. Ibi bikaba bivugwa ko AFC noneho yaje mu isura nshya kandi ko kuba barakoze bino bizwi mu rwego rwa gisirikare point strategique bwaba ari uburyo bwiza bwo gutegura urugamba noneho karundura rukaba rugiye kuzateza ikibazo ku basiyo bahanganye ndetse bivuga ko tombe zigiye kuba nyinshi muri ino minsi. Ni munyemerere rero tuze turebe akantu ku kandi, turebe ibigaragara kuri front line aho turi bwakire umuroko informa akaduha ibyo n'ibyo y'ibikomeje kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'iki gihugu ndetse na update ishya na masaha n'ubundi atunguranye ndetse update zije zitunguranye zigaragaza imimerere n'imiterere y'ikibazo gikomeje kwibazwa n'abatari bakeya kw'ingabo zavuye muri teritwari ya Rubero. Ni munyemerero tuze turebera hamwe uko situation ihagaze. Mbere yuko dukomeza ni munyemerere mbanze mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugira impera z'icyumweru cyiza mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukiza bwa mbere nta kintu usabwa urebe munsi ya video ukande subscribe buryo wiyongere mu muryango mugari wadahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ni munyemerere rero nze tuyacocambare turebe uko situation ihagaze. Ngiye muri kumva kandi tugiye gukomezanya Didamia umugisha ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Ego mwiriwe neza. Aha ni mu masaha y'isa sita. Biravugwa yuko Rucuro operation zatangiye mu masaha ya saa tatu n'igice aho bivugwa ko mu duce twa Tongo ibintu byamaze kuba ibindi ndetse abasirikare bavuye za Rubero, kuko bivugwa ko abasirikare bavuye za Rubero ari abasirikare badasanzwe kandi bazwiho imirwanire ikomeye cyane. Byifashe bite saa ngiyi Bwana Bizima? Yego ni operation iri kugarukaho cyane kandi ubona ko mu minsi itambutse nyuma yaho izi ngabo zari mu gice cya Rubero zisa naho zikurinze zivayo, byagaragaye ko byavuze ko hari amakuru ko hari ingabo zahawe deployment nshya muri ibi bice mu buryo bwo gusa naho bafite umugambi wo guhasha FDLR. Ubona ko yari naho yahagize ibirindiro bikomeye mu mashyamba ya Rwindi kandi ubona ko zisanzwe za Tongo hafite abafatanyabikorwa benshi batuye kubera imyaka ihamaze cyane ndetse harimo n'abayobozi bafite imitungo yabo ikomeye muri ibi bice, abayobozi bo muri FDLR. Rero ni operation ubona ko M23 aho imaze kugenda itahurira amakuru mu kintu cyari research giheruka kuba muri ibi bice ndetse n'uburyo bw'ubutasi cyane bumaze igihe bugenzura iki gice cya isatira umujyi wa Goma ku ruhande rwa M23. Bafashe imyanzuro ikomeye yo gukora operation muri ibi bice ku buryo ahantu hose bakeka ko hari position ya FDLR muri ibi bice, yaba pariki ya Virunga ndetse bamaze n'igihe, yaba pariki ya Nyiragongo ndetse n'ibice byose byo muri Rucuro ubona ko byasaga naho byasigaye hagati. Ubona ko FDLR n'ubundi higenzuriraga zikora ibyo zishaka mu bice bitandukanye.
bafashe umwanzuro rero wa operasiyo ikomeye yatangiye ku munsi w'ejo muri ibi bice bya Rutsiro, ubona ko ifite umugambi wo gusa naho bashaka gusa naho berekeza FDLR mu bice bya Masisi, ndetse ukabona ko bizanagorana kuko nyuma yo gusohoka ibi bice barimo kubakuramo bya pariki kugira ngo babone inzira yabageza Masisi bizagorana cyane, ariho ubona ko badafite imbaraga zikomeye zo kubasha kwirinda ntibasohoke muri aya mashyamba, bishobora kubabera ibibazo bikomeye cyane kuko ubona ko gusohoka mu bice by'inyuma hose hafitwe na M23 ndetse no kubona inzira yabatwara ari ibintu bigoranye cyane. Niyo mpamvu wabonye ko operasiyo iri gukorwa M23 yatanze amakuru cyane yihuse ku barwanyi ba FDLR bari muri ibi bice ko uwaba abikeneye ku giti cye bwite bitabaye ko hakoreshwa imbaraga yaza akiripotinga muri MONUSCO cyangwa kuri M23 bakabasha gusa naho bataha mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Rero mu buryo busanzwe urabizi abenshi muri aba ntibaba bakeneye gutaha, ariyo mpamvu ubona ko imirwano isa naho ikomeje umurego, ariko ubona ko iherezo ryabo rizaba ribi bijyanye n'uburyo ki basa n'abarimo rwagati mu kizinga kandi bazengurutswe n'ibirindiro hose bya M23, ku buryo baramutse babaye nk'aho bakatinga muri ubu buryo kubona ibyo kurya byabatunga mu gihe kirekire bishobora kubagora cyane bikomeye. Hariyo mpamvu ushobora kuzajya wumva habaye ibitero mu nce zisa naho zihakikije zituwe n'abaturage mu buryo bwo kujya gushaka ibyo kurya, kuko ubona ko iyo operasiyo imazemo igihe kuva muri iza sheringi ziheruka kuba muri ibi bice bya pariki ya Nyiragongo kugeza amagingo ya operasiyo ntabwo irahagararamo ku ruhande rwa M23, ndetse ubona ko bongeyemo imbaraga kuko ibice byo hino basaga n'ababivuyemo bari gusatira muri Rwindi hariya muri Rutsiro. Ukabona rero ko kuva bashyizeho operasiyo ituruka muri biriya bice bagasa naho bahuriza hagati, yaza kugora cyane FDLR ziri muri ibi bice, kandi ubona ko zahise nk'ibirindiro bikomeye mu buryo bari bararahiye ko badashobora kuzavamo kandi imyaka myinshi. Yes, Bwana Bizima, biravugwa yuko n'ubundi isaha ku isaha Goma iba iri mu rwikango bitewe n'izo ngabo. Izo ngabo zije muri operasiyo gufasha n'ubundi abari bakomeje muri operasiyo, urabona biri buhindura iki Goma noneho iri buterere? Impinduka zirahari cyane kuko ubona ko hari icyuho cyane muri ibyo bice bya Tongo uvuzeho, kuko ubona ko operasiyo yari hano muri pariki ya Nyiragongo, ikaba muri pariki ya Virunga, winjira mu nce za Rugari, hanyuma ibice bya Tongo inyuma ahangaha rero nta handi hari pozisiyo hafi yabo ya M23, ubona ko bidegemba jya uko bashaka, ndetse n'ibibatunga mu mwanya wo gufunga biriya bice bya Rugari, isake zino nce zinjira muri pariki ndetse na Nyiragongo nta hantu basohokera, bari basigaye bakoresha igice cya Tongo ndetse n'ince zihegereye mu buryo bwa Rutsiro, ubona ko ariho basohokeraga gushaka ibyo kurya n'ibindi byose yaba imiti n'ibindi. Ariko ubu ngubu nyuma y'aho iriya operasiyo ibereyeho bibaye ikibazo gikomeye cyane cy'uko ushobora kubona ko bashobora kubura byose cyane, bikabagora mu buzima bwo kuba babasha guhangana na operasiyo zirimo ahangaha batabona buri kimwe cyose. Yes, Bwana Bizima, rero nkundira uduhe ishusho rusange y'umutekano muri karitsiye ya Masisi. Ho byaramutse gute? Duherukana umbwira ko harimo uburyo ki barimo gupuringa bamwe bava za Warikare mu rugabano. Ubu ho umutekano uhagaze ute muri ibi bice bya Masisi? Umutekano uburyo uhagazemo muri bino bice bya Masisi, urabona ko cyane cyane FDLR ndetse na Wazalendo na Coalition bari kumwe muri ibi bice byose bagiye bigarurira na za Kazinga, ndetse ubona ko mu nce zisatira Warikare za Nyabyondo hagaragaye imirwano ku munsi w'ejo, ubona ko ari operasiyo ziri gutegurwa na FARDC cyane mu buryo bwo kwigarurira ibi bice, kuko ubona ko badashaka ko M23 yinjira muri Warikare, kandi ukabona ko ariyo ntego ikomeye M23 ifite mu buryo bwo kugira ngo babashe gusa naho binjirira, kuko hari ibikorwa bikomeye cyane bisa naho bifasha FARDC guhangana n'iyi mirwano ibera muri ibi bice bya Masisi. Ukabona ko rero harimo kiriya gikorwa cy'uko bagaragaza ko hari uduce bari kugenda basa n'abavamo,
ikintu gikomeye M23 iri gukora ni uburyo bwo gusa naho ihuza pozisiyo kugira ngo zibashe gusa naho zigira imbaraga zikomere, ariko ujya kumva amakuru atanzwe bigaragaza ko M23 hari ibice yavuyemo. Rero biriya ni uburyo bw'intambara, ntabwo kurwana ari bya bintu byo kubona abantu bari ku musozi gusa, ko ntabwo waba ufite pozisiyo y'abasirikare 40 cyangwa 30 nurangiza wumve ko ugiye kuzahangana na coalition kandi iri mu birometero bike, iri mu basirikare barenga 3000. ntabwo bibaho. Icyo ni ikintu gihita gikorwa mu gihe cya vuba cyane, kuko iyo bibaye gutinda mwe murahangirikira bikomeye cyane. Niyo mpamvu ubona ko M23 iri kugenda ihindura pozisiyo cyane, igenda yunga ibice bitandukanye mu buryo bwo kugira ngo byongere base n'abimbaraga, uburyo pozisiyo yabo aho ibiri iba yihagazeho kandi bapfa kuraswana n'izi coalition za FARDC uburyo ubwo aribwo bwose. Niyo mpamvu ubona ko rero iki gice bisa naho kiri gutegurwamo operasiyo zikomeye ku mpande zombi, kuko ubona ko FARDC bisa naho yabibasiye cyane, imaze kuhageza intwaro ziremereye muri ibi bice, mu buryo ubona ko izi santire zigiye zisa n'izikomeye zisatira muri Warikare bashaka gusa naho zose bazigarurira, kugira ngo babashe gusa naho nabo barinda Warikare mu ntangiriro zayo neza, batabanje kwirindiramo hagati hari ibice byayo bigenzurwa na M23. Yes, rero bwana Bizima, wenda mbere yuko tujya ku matse agiye atandukanye, ni mu nkundire turebere hamwe agace ka Rubimbi, aha ni muri Warungu, bivuga ko kafashwe n'ihuriro rya AFCM 23. Ibi rero birasigura iki? Abahanga mu bya politiki baravuga yuko ihuriro rya AFCM 23 ryamaze guhindura umuvuno mu buryo bukomeye cyane, aho bagiye kujya bafata ibice biri point strategique cyangwa ibice by'ingenzi biri bubashe kubaha umutekano mu duce twose bagiye bafata bidasubirwaho. Bwana Bizima rero dukomeje, watujyana ku yandi max, aho bivuga yuko bamwe mu basirikare n'ubundi bavuye za Rubero hari n'abajyanywe muri Plaine de Ruzizi. Yaba ari amakuru yizewe? Hari deployment ubona zongerewe muri ibyo bice bya Plaine de Ruzizi? Bijyanye n'ingabo nyinshi zavuye hariya, kuko aya ni amakuru aba yatanzwe n'abantu ariko bakorera muri uyu mutwe wa M23, ariko ntabwo ari ibintu biragaragara ku maso y'abantu, kuko ubona ko ingabo zavuye hariya zari nyinshi. Niba ari ingabo zageraga mu 600 birenga, urumva ko bishoboka, kuko izi deployment zaba zarabayeho, kuko unabona ko ari mu bice bisa naho n'ubundi byari bikeneye ingabo cyane. Ibyo kigo ubona ko ifite operasiyo zikomeye cyane ku mpande zombi, ku buryo ubona ko ingabo zari zikeneweyo, ariko ni ibintu bibaho. Deployment nyinshi za M23 bikorwa mu masaha y'ijoro, ku buryo gutahura amakuru yazo ari amakuru uhabwa na nyiri bwite wa ndani, atari bya bintu bavuga ngo umuturage yayibonesheje amaso. Ni ibintu bishoboka, kuko ubonye ingabo ziri muri Plaine de Rusizi ku ruhande rwa M23 ubona ko ari abasirikare benshi cyane, bitandukanye n'ibindi bice byose yagiye igenzura, kuko bagendera nabo kuhagwiza ingabo nyinshi bijyanye n'imibare y'ingabo ziri muri Uvira ndetse no mu nkengero zayo kuri coalition ya FARDC. Ubona ko byanze bikunze niyo zaba ari mu bihumbi 20, ku ruhande rwa M23 bakabura ibihumbi bigera mu 9 cyangwa 10 muri Plaine de Rusizi, kuko ni agace karimo ingabo nyinshi na pozisiyo zitandukanye, mu buryo bwo kugira ngo babashe gusa naho bahangana n'iriya coalition nini kandi ubona ko ifite imbaraga. Ni uburyo rero ubona ko iki gice cya Plaine de Rusizi dusa n'abakigarukaho, operasiyo zigikomeje ku mpande zombi bakirebana, ubona ko kurasana bibaho rimwe na rimwe kandi basa n'abarebanaho cyane nk'abigana ku buryo bukomeye. N'ikintu kimaze kuhagaragara cyane nuko M23 itangiye kujya ikora operasiyo za bake kandi bafite ikintu kizima kibajyanye. Ibi ni byo bintu bisa naho bica intege iyi coalition cyane, harimo ingabo z'amahanga, uburyo bo baba basa naho bashaka kurwana za ntambara zirambuye z'ibitero bikomeye birimo intwaro zikomeye ndetse kandi bigizwe n'ingabo nyinshi. Utu dutero shuma twa special forces za M23 tujya tubazengereza rero, kuko
biba umugono bakabasha kuba bakwangiza igikoresho cyabo cyangwa kigatwarwa, cyangwa bakagira itsinda rito bahemukira rikaraswa mu buryo butunguranye, ndetse ukabona ko izi ngabo z'amahanga ziri muri koalisiyo zigenda bizitera guhagarika umutima cyane, ku buryo babona ko baba basa n'abibwe bujura, ku buryo bajya bahura n'impfu zitandukanye kandi zitari ngombwa mu buryo batateganyije. Rero ni ikintu ubona ko Plaine de Rusizi wumva biratinyitse cyane bijyanye na operasiyo z'ibanga zigenda ziberamo, nta musirikare n'umwe w'amahanga uyizamo, bose atikandagira bijyanye n'impfu zigenda zihaboneka zitunguranye, harimwo imirwano izwi cyangwa yumvikanye isaha imwe cyangwa iminota 30 igikorwa kiba kibaye, kiba gisa naho giteye ikibazo cyane n'inkeke ku ruhande rwa koalisiyo bijyanye n'uburyo ubona ko aribwo buryo 23 iri gukoresha cyane muri iyi minsi, ubwo ubona ko nta mirwano yeruye cyane ibaho ikaba yatwara yenda umunsi wose. Yes, Bwana Bizima, rero uranyemerera umbwire uko wenda ishusho rusange mu mujyi wa Uvira, kuko nubwo tuvuga ko umujyi wa Goma nawe ufite urwikango rukomeye, biravugwa ko hari amabanga akomeye yo kuba abadede baratangiye kugira urwikango, ndetse hari koru zabahuje, aho umugaba mukuru w'igisirikare cya AFC M23 General Sultani Makenga yaba yarabwiye FDNB ko bakura ingabo zabo muri Uvira bikiri mu nzira nshya. Ibi ngibi bigahabana n'amakuru akomeje kugenda cyaracara avuga ko bishoboka ko hari ubwumvikane bwahuje izi ngabo za AFC M23 ndetse n'ingabo za FDNB z'u Burundi. Ibi birasigura iki, cyangwa hari amakuru waba ubifiteho nk'umuntu uri kuri tera ushobora kumenya ibivugwa, bitewe n'uko twe tubyumvira kure, tuba turi kure, ariko wenda ushobora kuba hari amakuru wumva bitewe nuko uri hafi neza muri ibyo bice? Yego, ni amakuru yagarutsweho cyane ariko mu buryo butuje cyane, kuko ntabwo ari ibintu byasakaye yuko utasiga M23 ndetse n'ubwo mu Burundi bwahuye mu buryo bwo kuganira kuri icyo kintu, ariko ukabona ko biteruye leta y'u Burundi igeze bishyiraho umwanzuro weruye ku buryo bishobora kumenywa na buri wari we wese, ariko wajyana na operasiyo ziri kubera muri ibi bice ugasanga hari impinduka zabayeho cyane muri operasiyo z'ingabo z'u Burundi, kuko ubona ko hari amakuru y'ibanga bafite ariko batajya babasha guhishurira FARDC, kuko ubona ko nk'ibintu byinshi cyane ariyo mpamvu hari amakuru avuga ko bashaka gusa naho bafunga Uvira mu minsi itambutse, bagafunga urujya n'uruza rwose ruturuka mu nce za Baraka, ndetse ku buryo basigara basa naho bahanganye n'ibica mu mazi. Rero ukabona ni ikintu gikomeye cyane ko hashobora kuzabaho ikintu kidasanzwe mu gihe M23 ishobora kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, kandi nk'Uburundi bubibona mu ishusho ya bugufi cyane nk'abantu bamaze igihe muri ibi bice kandi iyi ntambara bayitinzemo, bakeka ko bishoboka ko M23 ishobora kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Byabaye nk'aho Uburundi busa naho bubigiramo ubwenge, bibazaho biti ko kuba baramutse bagenze aha hantu tutumvikana, nta n'ikintu na kimwe kigeze tugirana n'amasezerano wenda mu bibera aha, bishobora kugora ubuzima bwabo bijyanye n'akamaro uyu mujyi wa Uvira ufitiye Bujumbura. Rero ubona ko hari icyari cyavuzweho ko bakeneye ko hari intwaro za FARDC ziri muri Uvira, badakeneye ko zishobora kuzahungishwa zerekeza Baraka iramutse ifunzwe, ziriya nzira zijyayo intwaro zose zishobora guca mu Burundi, kandi ukabona ko ari umugambi ukomeye w'uko nabo ubwabo bakeneye ko izi ntwaro zitabava mu nzara ziramutse ziciye i Bujumbura. Rero ukabona harimo akantu k'amacenge cyane ku ruhande rwa FARDC n'u Burundi batabasha kwerura, kuko wumvise nk'inkuru y'ejo cyane igaragaza ko basigaye bakora ibintu bidashaka ko byabagiriraho ingaruka, banze kubika ziriya drone ku munsi w'ejo twabigarutseho ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ubona ko bagendera ku mahame M23 isa naho yababwiye, batangiye gusa naho babishyira mu ngiro ko kosa ryose rizongera kugaragara
ko hari ubufatanye bukomeye n'uruhare runini leta y'u Burundi ifite mu kubangamira ibikorwa byayo byose muri ibi bice, bashobora kuzajya babyishyurwa mu buryo bw'intambara cyangwa se butabanogeye. Rero ni ikintu ubona ko byanze bikunze FARDC n'u Burundi muri kano gace harimo ikintu cya diplomasi giteye ubwoba, ariko badashobora kwerura ngo babigaragaze, kuko ubigendera kuba pozisiyo zose ziri muri kino gice cya Frene de Rusizi ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi zifite n'ibikoresho bikomeye bitaragerageza n'umunsi n'umwe kubona ko ari n'ikompora za rekura zerekeza mu bice M23 irimo cyangwa se kuba bakadivasinga berekeza. Ni ikintu kibanga ubona gihari, ariko ubona ko byanze bikunze hari akantu gashya kazaba mu gihe umujyi wa Uvira waramuka FARDC yuzuye. Yes, Bwana Bizima, nkundira nkushimire nkwifuriza akugubwa neza kuri iki gicamunsi. Ubwo update zo nakagaruka, ubwo twongeye tuze gusubira ahamaze kuboneka amakuru mashya. Urakoze. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka tubashimire tubifuriza amahoro n'amahirwe, guhaha mukaronka mu byo mukora byose, ndetse n'impagarike nihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.